Mu gihe urubanza ubushinjacyaha buregamo Prince Kid wahoze ategura amarushanwa ya Miss Rwanda rwagombaga gusomwa kuri uyu wa gatanu, umucamanza yanzuye ko yasanze hakenewe kumva abandi batangabuhamya. Icyo cyemezo kivuze ko urubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid rwongeye gupfundurwa rukazakomeza kuburanishwa mu gihe kuri uyu wa gatanu tariki 28 Ukwakira 2022 rwagombaga gusomerwa mu ruhame. Ni icyemezo cyafashwe n'umucamanza wavuze ko nyuma yo kumva ababuranyi bombi urukiko rwaje gusanga hari abatangabuhamya rukeneye kumva, bityo rwongera gupfundurwa. Umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bakenewe bazahamagazwa ku itariki ya 15 Ugushyingo 2022 guhera saa 2 za mu gitondo bakumvwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Yongeyeho ko nubwo Prince Kid azahamagazwa ngo avuge ku buhamya buzatangwa, n'ubundi urubanza ruzaburanwa mu muhezo nk'uko byagenze ubwo aheruka kwitaba urukiko. Iki cyemezo kivuze ko Prince Kid akomeza kuba afunze hagategerezwa ko yongera kuburana, noneho urukiko rukajya rwafata icyemezo ku rubanza rwe. Umucamanza akivuga iki cyemezo, abari buzuye icyumba cy'iburanisha biganjemo itangazamakuru, inshuti n'abakoranaga hafi na Prince Kid bahise bikubita barasohoka, ariko bagenda bijujuta kuko batari basanzwe bamenyereye icyemezo nk'iki. Yaba Prince Kid cyangwa bamwunganira mu mategeko nawe abashije kugera ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyakora umushinjacyaha we yari yitabiriye. Simeon Stizo Muhumuza, Hobe Australia,